Mutesi si uko atavuga ahubwo jyewe nifuzaga amahoro. Yivugiye ko yamushutse ngo akabyana ngo yari afite abagore bane ngo Charles n'umwana 36. Ni Kiana TV show turabasuje cyane. Amahoro Imana itanga nabane namwe. Rero nkuko mubizi tugenda tubagezaho amakuru atandukanye. Utarakanda subscribe turagusabye cyane yikande kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bitandukanye. Twabazaniye umubyeyi muzi cyane mu biganiro by'umuryango. Muraho cyane mami. Muraho murakomeye kozi Imana. Amakuru yanyu mumeze neza? Turashima Imana. Uyu munsi ntabwo twakoresheje kamera, abantu batwihanganire nuko natarabukiye ahantu. Ndavuga ntereka nze nkubaze ku makuru ari kuvugwa hano hanze ya Pastor Mutesi. Reka duhite tunabivugaho kuko ntabwo turi butinde, ikiganiro cyacu ntabwo kiri butinde. Kubera ko ufite ikintu wabivugaho nk'umubyeyi ufite abana cyangwa se umubyeyi ukuze. Akenshi ubusanga n'abantu bajya ku biganiro cyangwa se bari kubivugaho n'abari ababyeyi. Ibi bintu niba warabyumvishijeho urabivugaho iki? Ibi bintu rero ni ibintu bibabaje cyane. Ibintu biteye agahinda. Ibintu bitaka bikorwa n'umuntu ufite abana, ufite urugo, ufite abamukomokaho n'urugero. Bikozwe n'abana batoya batazi umuryango icyo ari cyo, usibye ko nabo babigize nkana kuko hari aho bakomoka. Kuko umuryango tuvuga ngo ni uruhererekane rw'imyororokere yacu rw'aho dukomoka. Ni ukuvuga iki rero? Buriya umuryango niyo shingiro rya byose. Urimo usenya umuryango usenya igihugu. Kubera ko niba ibintu urimo kuvuga bikomeretsa abantu batandukanye, urimo usenya uruhererekane rw'imiryango myinshi. Ntabwo urimo gusenya Mutesi gusa, urasenya ababyeyi be, urasenya ababyeyi b'umutware we, urasenya basaza be n'abana aberetante, urasenya abana yibyariye. Imitima iyo ni imitima y'abanyarwanda usenyagura. Urasenya ivuga ko mwayubatse. Irije abantu benshi barakizwa bava mu byaha. None uramurabereka kubyaha ni wakoze. Reka twumvikane, ashobora kuba atari n'umukiranutsi pe. Ko ubunyarwanda buzima bwagiye. Indanga gaciro z'abanyarwanda zapfiriye he? Umubyeyi nkagere mugwiza afite abana, afite azuru gucyo ruvuga. Sibyo? Yewe wabishyize hanze afite umugore n'umwana. Sibyo? Yewe n'abandi bapasiteri bandi bagiye batangaza bafite imiryango. Reka nkubaze. Yego. Mutesi niwe munyabyaha wenyine uri mu isi? Oya. Ese bwo yakabaye nicyo cyaragikoze, usibye ko atanabikoze. Biriya ni ikoranabuhanga ryaje rikomeye ku buryo bashobora gufata umuntu bakamwambika isura y'igikoko, cyangwa se bagafata umuntu yambaye ubusa, bagafata igice cye cyo hejuru bakagivanga n'abandi bambaye ubusa, bakagaragaza ko ari bambaye ubusa n'ijwi bakaritera batari. Nyamara ngo abumva ijwi, nyamara ngo bawumva ari we neza neza. Uzagenda urebe ukuntu basigaye bafata Dorokasi bakamugira ngo yagiye ku mazi ahantu bakamukorera video n'umugabo basohotse bagiye baterana ibitoma kandi batari. Uzarebe ukuntu bafata perezida wa Amerika bakamugira nk'umugati igice cyo hepfo. Reka nkubwire, ikoranabuhanga ryaraje, nshobora kugufata nkagukoresha ibintu bitabaho, nkagushyira hariya nkacuruza. Byashoboka. Ahubwo reka nkubwire, birabaje kubona umuntu afata imiryango ingana kuri akayisenya imitima. Kuri wowe ku ruhande rwa Pastor Mutesi, wenda reka tujyeho, ni igiki wamubwira ku muntu uri kunyura mu bintu bimeze gutya, ku muntu wenda birashoboka ubundi se naringiye kuba ntiyabi ashobora no kubikora nyine, ni igiki wamubwira? Reka ngwira ikintu kimwe. Yesu Kristo bigeze kumuzanira umudamu ko yakoze ibyaha. Yego. Arangije arabitegereza, areba, arangije areba hasi, yandikisha ino. Yagiye kurangiza kwandikisha no bose birukansa. Yarabwiye ngo umuntu utarabikora wese namutera amabuye. Ntabwo ndimo kuvuga ngo
ntabwo ngewe nakwemeza kuri ari Mutesi singiye kubeshya ngo mama Charles nerega ntabwo ari Mutesi gusa na mama Charles bamushyizeho harya kandi koko ya ntabwo bano ba mama nakwemeza ngo nibo kuko nta cyemeza gihari. Ikindi cya kabiri ni wakurikiranye uyu wabitangaje yaragiye akurikirana ngo umugabo ngo wa Pastor Mutesi ngo wa mbere ngo amukurikiye ngo aha niyo ngiyo mutuzuye aha niyo mu giturage naza hariho Uganda. Reka nkubaze ni uruhe rukundo Ezekiel afitiye umugabo watandukanye na Mutesi kugira ngo afatange amafaranga yagiye kumushakisha atari urukundo rwa views? Ni wa wundi se hari uwo numvishe nyine bashyira kuri space ngo wo muri Uganda ngo bahaye amafaranga ngo anice Ezekiel niwe uri kuvuga? Reka ibyo twakubitindaho oya neza icyo ndimo kuvuga wagiye gushaka umugabo ngo watandukanye ngo na Mutesi. Reka ibyo tubireke. Icyo turiho ni imbaraga zisenya umuryango zirimo gukorera muri aba bantu bo kuri social media. Hari imbaraga za kirimbuzi zisenya umuryango zibakoreramo. Ariko icyo nababwira ni kimwe nibarekera aho ngaho baribaza ko basenya Pastor Mutesi ariko barimo barasenya imiryango myinshi. Pastor Mutesi ntabwo ariyo nk'igiti cye afite umugabo yashatse afite abana yabyaye afite mama we afite papa we afite basaza be afite aho akomoka afite reka mbabwire afite imiryango yubatse myinshi yasaniye imitima. Abo bose ni abantu barimo gusenyuka mu mitima yabo. Reka mbabwire ni inyungu ki ese Imana yigeze itoranya ifata abantu kuri social media abatoranya yavuga ati muzandwanyirize umukozi w'Imana mugaragaze isi ibyo akora? Oya ntabwo ibyo Imana bihamagarira umuntu usibye satani bakoresha kugira ngo basenye imitima y'abantu benshi bakomoka kuri umubyeyi. Katuvuga ngo nubwo yaba yabikoze kuki ugomba kumuzana hariya hanze ukaranduka bigaragaza biramara iki se? Biratumarira iki? Biratwubaka mwikise? Kunyereka umuntu wikinisha biramarira iki? Ngewe biramarira iki abana barimo babyiruka? Usibye satani irimo kubakoresha gusenya imiryango. Uyu niba yaranabikoze afite urugo rwe yarasetorinze yarashatse baramushaka wiki. Ariko mubyeyi nanone tugarutse aba ari amakuru aba bantu niba ndumukiranutse reka nkubwire niba Pastor Mutesi akiranirwa bamuretse agakiranirwa Imana ikazamucira urubanza. Ariko n'abandi bari kumuvuga na abanyamakuru kandi niko kazi kabo bashinzwe kuvuga. Noneho kuvuga ngo pasteri umuntu nka pasteri ayo ni amakuru. Kuvuga ngo pasteri noneho umustar uzwi ku ma YouTube ni naho bari kumuvugira ariko kwikinisha naguciye mu ryo uvuga mukozi w'Imana. Ushote kuzana umuntu w'umubyeyi ufite abana ukazana gusabwe kubwereka isi ubwo suri murubaka cyangwa urasenya. None se utandukaniye nanjye wabikoze nawe bishyize hanze. Aka ni akazi baba bari mu kazi baba bari gucuruza nanone kandi nanone ahubwo reka umubiri w'umuntu wambaye gusa ufite abantu ufite umugabo ufite ahubwo reka twibaze ngo aya makuru bari kuvuga niyo cyangwa siyo kuko aramutse ariyo yaba ari amakuru nubwo nyine ngewe nkanjye nkurikije ikoranabuhanga rigeze ntabwo ariyo. Icya mbere ririya jwi ni riri kirere rirasaraye niba wararyujuje ririya jwi rirapirasa. Ikindi cya gatatu muri iyi minsi umuntu aragufata akakwambika ubusa akagushyira ku karubanda. Kujya ubona amafoto y'abaperezida baceza ibisope cyangwa n'ibintu bitabaho utekereza ko abaperezida baba bagiye kubyina ibyo bisope cyangwa iyo micezo y'amafuti? Ntibibaho. Hari nabo bajya bahanganisha bakarwana. Ejo bundi ko bafashe ya ndirimbo azabatsinda Kagame bakayifata bakayikubita pego perezida wa Amerika ngo nayo ngo bayikoreye akarasisi. Byari byo reka twumvikane. Iterambere rigeze kure. Abantu bakwiriye kumenya ukuri. Nta bihuriye biriya bintu. Ntabwo Mutesi yanguze nta nubwo tuziranye ariko n'umubyeyi mugenzi wanjye nsanze
ari uwamwambuza namwambika. Imana niyo mucamanza wo kuri zatumenya ibyo twakoze ibyo tutakoze. ariko se ntabaciye mu ijambo nanjye reka mbabaze gato, yabikoze wenda imagine wenda nibyo, wenda ubu ngubu uri kuvuga ati ijwi turarihuza tukumva siryo, wenda uhise wumva ijwi niryo, wenda n'amashusho arasohotse usanga ni original, ni igiki wavuga icyo gihe? Wenda ntibyabaye umunsi, ariko se icyo gihe byabaye ni igiki wavuga? Niba se n'umwana w'Imana aravuze ati utarabikora namutera ibuye, hakabura umuntu n'umwe ugira umutera ibuye, bose bakagenda. Ngewe ndiki cyo kujya kumuta hanze imbere y'abana be n'umutware we na papa we na mama we n'iki nawe. Ariko reka nkubwire, nda uracyari umujeni, ariko turababyeyi. Ibaze wicaye muri saro yawe uri kumwe n'abana, wajya kubona ukabashyira kuri YouTube, wajya kubona ukabona bakuzanye wambaye ubusa atari nawe. Usibye kuriya mubyeyi asa n'uwavuye mu ijuru, wa mugani bamubwiye akabaye yarapfuye cyangwa se yari yawe cyangwa se ntabwo nzi umuntu ubiri inyuma, ariko ubiri inyuma wese ni umwanzi w'umuryango. Ni umwanzi w'umuryango. Satani irimo gukoresha gusenya imitima ya benshi. Ntabwo ari byo, si byiza. Nk'umuntu ukunda kugira ibiganiro by'imiryango byubaka imiryango, hano aba banyamakuru rimwe na rimwe baba batwumva, ni nk'igiki wabwira abanyamakuru? Kuko abanyamakuru akazi kabo ni ukureba amakuru trendinga cyangwa se ajya hanze. Kuba babikora baba bari mu kazi, n'ubundi niko kazi kabo, ariko se nibazajya bagera ku miryango ni igiki, ni nk'ikihe kintu bashobora kuba banabikora batabizi, ariko ni nk'izihe mbogamizi bigira ku muryango ibintu nk'ibi ngibi? Reka nkubwize ukuri, yenda sinshaka kuvuga yenda ibyo muri Bibiliya, ariko bira n'icyo tubwira ngo muvuge ko bakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Yego. Ngo ariko umunyabyaha abonye ishyano azagubwa nabi, kuko azahabwa ibihembo by'ibyo yakoze. Yes. Rero iyo dukoze ibyiza turagororerwa, iyo dukoze ibibi turahaba. Yes. Byibura niba uri umunyamakuru, tangaza inkuru ziko ari nayo. Inkuru utangaza yo gusenya imitima y'abana, yo gusenya imitima ariko reka nkubaze umukozi w'Imana, kutamenya aho abantu bahurira ibidabura ko ari imisozi. Ugiye kubona ukabona nk'umukobwa wa Pastor Claude agiye gusaba umuhungu, asabwe n'umuhungu wa Mutesi. Byabaho kandi. Cyangwa se ukabona umwana Ezekiel n'umukobwa yenda agiye gushakwa n'umuhungu wa Mutesi. Byabaho kandi. Mu by'ukuri urashaka kumbwira yuko aba bana mutamubahote ko ntabwo muzakunda ko bakundana kubera ibyo mwakoranye? Rero niyo mpamvu buriya gusenya umuryango ni ibintu bibi cyane, kuko umuryango nakubwiye ko ari rwo rufatiro rw'isi, ni rwo rufatiro rw'igihugu cyacu, ni rwo rufatiro rwa byose. Iyo umuryango ari mwiza, igihugu ahazaza igihugu haba heza, kuko tuzaba dufite urubyiruko ruzima, tuzaba dufite abantu bazima. Ariko hari uko umunyamakuru w'umwuga ugatangaza ibintu kinyamwuga, urumva? Ariko ntabwo ushobora kumbwira ngo ukwezi kwa mbere Pastor Mutesi, ukwa kabiri nta bandi basitari tugira mu Rwanda, nta bandi bakosa bashobora ubona biterwa n'iki? Turi no gusoza. Mbona biterwa n'urwangano rukomeye rushobora kuba ruri hagati y'abantu babiri cyangwa batatu tutazi. Uyu muntu akavuga ati nzakwereka, nzaguharabika, nzakugezayo. Urugero, hari umugabo twabonye ngo nawe Uganda arimo avuga ngo Sharene nuwe, ngo kandi ngo umugabo ushaka kurongora mama Sharene ngo azabanze ngo munyureho ngo muvugishe. Ninde muntu ushinzwe undi kuri iyi si? Ibyo ntibinabaho. Ese niyo mwarabyaranye
yivugiye ko yamushutse ngo akabyana ngo yari afite abagore bane ngo Charles n'umwana 36. Ese uyu mugabo uramwumva ukumva ari umugabo muzima bagisha inama ngo atangiye se? Niba ufite abana 36 mu bagore batandukanye, umugore mwabyaranye kuri uwo mwana 36 ukaba ukeneye ko bakugisha inama, niye nama wagira umuntu nawe ubwawe ntawe wigiriye. Rero icyo nakubwira bano babyeyi nibabareke, niba bafite n'ibyo bakosa twebwe tutazi dukeneye kubimenya, ko kuza kumbwira ubusambanyi bw'umuntu ntacyo bungezaho, nta n'ikintu bwungura abanyarwanda, nta n'ikintu bwungura imiryango yacu, usibye kutumenagura imitima nk'ababyeyi tukumva ko ibintu aba banyamakuru bakora bidakwiriye, kuko abanyamakuru benshi bafite imiryango, bafite base na ba nyina, nabo nibishyire mu mwanya w'uyu mubyeyi bumve ko wafata ubwambure bwabo akabikubita kuri social media uko ababyeyi babo babifata. Nibumva babifata neza bazabikomeza, ariko nibumva babifata nabi bazarekera aho ngaho. Dukwiriye kugira indangagaciro z'abanyarwanda, niba udatinya Imana ntabwo